habaye iki ko ndeba amaguru wawe wanginga ata habaye iki washatse iki wabuze ndeka wa mugabo ubu ngubu nabuze uburuhukiro ndarushye ndaremerewe niyo mpamvu ndeba amaguru wawe wanginga ata urimo wirukanka wabuze iki oya ni wabyumva ndarushye ndaremerewe nabuze uwanduho dore ikintu cyakuruhura ngiye kireba iyi ntwaro izagufasha muri Yohana ibi bizagufasha iri jambo rizagufasha ngo arongo nuko nimuhagarika imitima yanyu mwizera Imana nanjye munyizera umva ndarushye ndaremerewe wishingikiriza kuri Yesu uko ndeba ukwambugaho bayeho neza ndi uko nshaka ndaraho nshaka mbese ariko nabuze uburuhukiro mbese ndabangamiye ariko hari icyo urabura umugabo witwa Yesu we numwakira nta kibazo owe mugabo se ndimo kumva iyi ntwari izagufasha iyi nguhaye iyi bayi kandi oya ntabwo ibyo ndimo kumva bayi ase igitabo yamaye noneho igitabo kirimo iki yamaye nuko iki Matayo 11 28 magambo y'umukara manini Yesu ahamagara abananiwe n'abaremerewe nanjye ko ndemerewe kansume no mwese abarushye n'abaremerewe nimuze munsange ndabaruhura mwemere kuba abagaragu banjye munyigireho kuko ndi umugwaneza kandi noroheje mu mutima namwe muzabona uburuhukiro mu mitima yanyu kuko kunkorera kutaruhije n'umutwaro wanjye utaremereye ijambo Yesaya agakiza k'ubuntu gaturuka ku Mana Yesaya 55:1 yemwe abafite inyota inyota kabisa nimuze ku mazi kandi n'udafite ifeza nawe naze nimuze mugure murye nimuze mugure vino n'amata mudatanze ifeza cyangwa ikindi kiguzi cyangwa ibindi biguzi Yesu we niwe buruhukiro bw'ukuri koko Yesu we niwe igisubizo cy'ibibazo dufite byose ushimwe nari narabuze uburuhukiro none ushimwe Yesu Kristo we uhabwe icyubahiro